ati imirire yacu irakenewe cyane kugira ngo tubone amagara mazima, kuko icyambere kidutera kurya ni ugushaka amagara mazima. Ntabwo ari kurya ngo duhage, ahubwo ni ukurya ngo tubone amagara mazima. Ngo kurya ugahaga ugahaza umubiri byaba ari tugiye gukurikiranira hamwe igisubizo cy'iki kibazo kivuga ngo indwara zivahe. Igisubizo ubwo ni ukuvuga ngo indwara zivahe ni ikibazo, igisubizo tugiye kumenya aho zituruka. Ni henshi ariko turavuga ko ahantu hagera ku 10 gusa. Nuko kuhavuga nabwo turasa n'abarangira abantu ko mwiyobokamana Imana ishaka ko umuntu aba muzima akagira ubwenge kandi akagira n'imico myiza. None ubushami tugiye kujyaho ni iry'ubuzima. Shaka kugira ubuzima bwiza. Ubundi ubuzima bwiza ni umubiri ushoboye kwihanganira umuruho. Ni intekerezo zishobora kwihanganira ibibazo. Ni imico ibana neza n'abandi. Uyu muntu aba ari muzima. Muzusubiremo izo ngingo 3. Umuntu muzima, umubiri we ushobora kwihanganira umuruho. Intekerezo ze zigashobora kwihanganira ibibazo. Imico ye ikabana n'abandi neza. Uyu muntu aba ari muzima. Ntabwo bareba ko asimbuka gusa. Aho indwara zituruka rero haranyuranye. Impamvu ntabwo abantu bose barwaye babitewe nuko babyishakiye. Oye, hari amarembo magari indwara zinyuramo. Iya mbere ko kurya nabi. Kurya nabi ntabwo ari kurya ibikennye, ahubwo umuntu ashobora no kurya ibikize akabirya nabi. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu havuga ngo 90% z'uburwayi zikomoka mu mirire mibi. Ingingo ya kabiri irembo ry'indwara zinyuramo ni uguhangayika. Indwara uhereye mu ngingo zose umuntu ashobora kurwara indwara 75 zikomotse ku guhangayika gusa. Stress yarangiza zigatuma ushobora bamwe barwara aho bafite intege nke. Ngo umubiri w'umuntu niba ikibazo cyo guhangayika ahananirwa hawe vuba ari mu bwonko niho hazarwara. Niba ari mu gifu niho hazarwara. Niba ari mu mwijima niho hazarwara. Niba ari mu mara niho hazarwara. Niba ari mu igufa niho hazarwara. Niba ari mu mitsi niho hazarwara. Niba ari mu nzira z'ubwenge niho hazarwara. Niba ari mu mihore niho hazarwara. Umuntu wese yahuye n'ikimubabaje arwara ahasanga mu ntegeke. 3 gukora cyane. Ibi bita excès de travail bishobora gutuma umuntu akora akarenza amasaha yagenewe umubiri, noneho yarangiza ubwe wenyine umubiri ukananirwa, noneho kuko umubiri usaza buri kanya bikabyara ikibazo cyuko amaherezo arwara bitewe n'imirimo myinshi. Ingingo ya 4 ni ingeso mbi. Umuntu kuba nabi, kuvuga nabi, gutongana, urutoto, amahane, umujinya, uburakari, ibi byose bishobora kwa mu muntu yarangiza akazagwana indwara z'ubwenge zo bita maladie mentale. Ku ngingo ya 5 umwanda. Umwanda waba w'imbere kutanywa amazi, umwanda w'inyuma kutiyuhagira, umwanda wo mu mutwe kutawoga, umwanda w'imyenda, umwanda w'ibikoresho, umwanda w'ibyo kurya turya, nabwo uwo mwanda ukubiye henshi wavamo indwara. 6 ni ibyorezo. Indwara ziyadukiza kandi z'ibyorezo kandi zanduza zo bita maladie contagieuse nazo zishobora kuba. Niyo mpamvu hamwe nyinshi nkizi zisabwa isuku ndetse yindi inonosoye. 7 ni impanuka. Intambara zirimo, kuvunika birimo, ubwoba burimo, yarangiza hashobora kuvuka mu indwara. Yarangiza ndetse umuntu ashobora no kuribwa na twa dusimba natwo nk'imibu, ukagwara malaria, inzoka, imbwa. Ibyo byose ni indwara ni indwara zikomotse ku mpanuka z'ibintu byabujeho ku mubiri. Mbese impanuka zakugezeho. 8 ni ukwandura kw'ikirere. Bivuga ngo imyotsi ijya mu kirere, agakingirizo kasadutse izuba rikaba riva cyane. Ibyo byose yarangiza amaresitora menshi, za moteri nyinshi, mu biyaga zitwa za benzine zagiye mu mazi. Ibyo byose bishobora gutuma umuntu ashobora kurya ibyanduye yarangiza akamererwa nabi. Hariho noneho imirire ikennye yo bita malnutrition. Noneho ni indyo
ushobora gusanga umuntu atunzwe n'ibinyamizi gusa ariko atagira aho ahurira n'ibishyimbo, cyangwa akarya amashu gusa n'ibijumba, noneho yarangiza akabura poroteyine, yarangiza bigatuma umubiri we unanirwa kwiyubaka, yarangiza ukibikamo amazi, cyangwa se ukaba ingingo zimwe zononekara bitewe gusa nuko yari yagize imirire idashyitse. Akaba muri iyo mirire yari akwiriye kubona poroteyine, akabona ibiryoherera, akabona ibinyamavuta, akabona amavitamine, akabona imyunyungugu n'amazi. Ibyo bintu by'uburyo butandatu iyo bibonetse buri munsi umubiri w'umuntu ntukena. Ku ngingo ya 10 ni uguhora wicaye, ibi nabyo bishobora gutera indwara. Umuntu yahawe igihaha ngo ajye ahumeka, akurura umwuka ari uko yinyagambuye. Iyo samuvuma yarangiza aravuze ngo iyo umuntu atinyagambura indwara ziraza, ni izakomoka ku bunebwe, ni ubusaza no gufungwa. Ibyo hanini cyane abantu bahora bicaye byaba ibyo ngibyo. Noneho ku ngingo ya 11 ni ihererekanyamurage, ni igihe abiwanyu ari bakunda kugira iyo ndwara. Tanze nk'icyitegererezo ka kanseri, iyo mu muryango hari uwo yahitanye nawe ukomokaho, ushobora kuburemwe, ariko muri kromozome yawe ya 13 ni muzikugize ya 13 n'iya 17 zikaba bishobora gutuma nawe igihe uzashobora kurya ibishobora kukwangiriza umubiri, kanseri ishobora kuza. Rero niyo mpamvu nibura izi ngingo 10: kurya nabi, guhangayika, gukora cyane, ingeso mbi, umwanda, ibyorezo, impanuka, kwandura kw'ikirere, imirire ikennye, guhora wicaye ndetse n'ihererekanyamurage ni amarembo magari yatuma umuntu agira indwara. Murakoze cyane. Muri Bibiliya niho hatubwira hati mu gitabo cy'urwa 3 rwa Yohana igice cyaho ni cya 1 umurongo wa 2 niho hatubwira hati ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Mu byo umuntu yasabira undi muri iyi si arimo kugubwa neza. Uyu ni Yohana wabyandikiraga umukristo ati ndagusabira kugira ngo ube mutaraga ugubwe neza muri byose, ariko ikirimo ni ihutira no kuba mutaraga. No kuvuga ngo ibi ngibi bituma abantu batagira ubutaraga, bataba bataraga ngo babe bazima. Ariko mu byo mwavuze kandi mwanavuzeho mu ngingo 11, aho ya 11 yabaye ihererekanyamurage ku ndwara zihererekanyamurage z'akarande mu miryango. Iya mbere yo ikaba yari yitwa kurya nabi. Hari ibintu bibiri twifuza ko muza kuduhuriza. Hari ukurya nabi mwavuze, ariko ku ngingo ya 9 muvuga malnutrition. Ndashaka kuzihuza ari ebyiri kugira ngo muzijyaniranire hamwe. Iyi malnutrition malnutrition irimo amagambo abiri, ni nutrition, ibyo kurya bibi, ariko haraguruho hari kurya nabi. Kurya nabi na malnutrition bitandukaniye he, bihurijeho dore ko nabyo biba amarembo y'indwara? Ni ukuvuga ngo iyo abantu bavuze ngo barya nabi baba bafite intambwe 3 nizo ndi buvugeho gusa kugira ngo abasoma nabo bazumve n'ibindi. Bwa mbere ni ibyo bita excès alimentaire, ni ibyo kurya byiza ariko urya mu gakabyo, wariye byinshi. Noneho icya kabiri ni mauvaise combinaison, ni uguhuzahuza byinshi bitemera guhura. Gatatu ni ukurya ibyo umubiri wawe utagenewe. Nizo mpamvu 3 icyo gihe waba urwaye indwara ariko zikomotse mu kurya nabi, ariko ari uko wabuze gahunda n'ubumenyi. Reka tugaruke kuri mauvaise combinaison mwari muvuze mu kurya nabi. Ese ni ryari umuntu yahuza ibidahuzwa? Kuko mu maresitora menshi ubu ngubu hariho za buffet, harimo self service, kwiyarurira. Umuntu ashobora agahuza biramugiraho ingaruka. Ni ibihe bihuzwa ku muntu waramutse agiye kurya kugira ngo bize kumugwa neza? Ndavuga cyane cyane nk'ibinyamavuta. Umuntu yatetse ibyo kurya ibishyimbo arabikaranga. Yego. Abikarangije amavuta y'ubuto. Arangije ariko bikarangisha amavuta y'ubuto, arangije nawe urongera uti ariko mu mpe na sauce y'ubunyobwa. Umaze kushaka sauce y'ubunyobwa urongera usaba na firiti. Ifiriti. Umaze kuyisaba urongera ushyiraho inyama. Nayo ikaranze. Nayo ayo moko ni amoko y'amavuta ariko adahuye. Ariko yose agiye guhurira mu nda yawe. Akeneye indurwe nyinshi cyane zishobora kuza zitandukanye zo gucagagura ibyo bintu byose, kandi ntabwo bishoboka. Ubwo bize ibyo bita mauvaise
kombinezo. Noneho ubuhujahuje nabi, guhuza ibidahura. Kuko mu mirire bisabwa ubwoko bwiza, urugero rwiza, uruhuze rwiza, mu mwanya mwiza no kubahiriza igihe. Urugero rwiza ubwo ni ibyo uri burye. Yego, ubwo ni ubwoko bwiza. Ubwoko bwiza. Quantité nibwo rugero rwiza. Ibyo urarya ingano yabe. Noneho ukagira ibyo bita uruhuzahuze rwiza, ariyo bonne combinaison. Yego. Ukagira ibyo bita régularité, ubwo bikaba ari uguhuzahuza neza, bakubahiriza amasaha yo kurya. Régularité ni ukuvuga ngo niba usabwa kurya utari waryama, undi wakarya ahubwo ari kurya ku gitanda, ubwo ayo masaha yo kurya kandi uryama ntabwo yakugwa neza. Byonyine ubwabyo gusa niyo mpamvu ari byiza kubahiriza n'ayo masaha. Rero noneho no kurya utuje. Rero guhuzahuza ibidahuzwa cyangwa se ibikungahaye byose cyangwa se bitaragenewe umubiri, nicyo kibazo abantu bafite. Murakoze cyane. Muvuze ku kurya nabi, ariko kuri malnutrition sinzi niba mwahageze. Malnutrition rero ni ukurya ibyo kurya bidafite intungamubiri zihagije umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo urahaga nibyo, ariko umubiri ntacyo ubonye. Kugira ngo umubiri uba ufite ikinyuranyo cy'iki ngiki, uba uhagijwe, ube wabonye nutrition iri complet, ibyo kurya bihagije, biba bisaba iki? Ni ukuri ibyo kurya byaba bihagije, byaba bifite ingingo esheshatu, ariko ndavuga bine umuntu yahuza kandi akaba ariye neza. Yego. Bwa mbere umuntu agomba kuba yariye proteine zihagije. Ziboneka mu ki? Ziboneka mu bintu by'ibinyamafu cyangwa se nk'iby'ibinyamisogwe, ngo navuga nk'ibishyimbo, kavuga amashaza n'ibindi byinshi cyane by'ibiribwa byiza byemewe na rantiye na soya. Noneho hakaba n'ibiryoherera. Ibiryoherera bikomoka mu binyamipeke, bitari seriyari. Ibi bintu bigira ibiryoherera kandi nibyo byo kurya by'ubwonko. Hakaba ibinyamavuta. Ni amavuta arasanzwe yo arabizwi, hari amavuta asanzwe abantu barya, hari ibintu byo soya, ubunyobwa, sesame, noix de coco, noix de cajou, pinyo, pistache, ibihwagari, yarangiza ibyo byose ni ibinyamavuta. Biremewe ko umuntu abibona ku meza. Avoka yabirimo ko tujya tubona avoka y'amavuta. Turayibona, ariko amavuta yayo yegeranye na elayo. Yarangiza kubabizi, ubwo ngahuriraho no kwereka abantu bajya bavuga ko urwaye umwijima atayirya, byaba ari ukwibeshya. Ikibazo ni uko ikonja, ariko iherekeje ikintu gishyushye, gukonja kwayo ntacyo kwatwara umwijima. Murakoze cyane. Noneho hakaba n'ibyo bita imyunyungugu, sere minero, biba mu mboga rero ndetse no mu mbuto. Hakaba ibintu by'amavitamine nabyo mu mboga birimo, no mu mbuto na bya bindi byose. Yarangiza bikaba n'ibintu byoza umubiri, arimo amazi. Umuntu uvuga ngo ubona proteine, ukabona ibinyamasukari. Proteine ni nyubakamubiri. Ukabona ibinyamasukari, ukabona amavuta, ukabona imyunyungugu, n'amavitamine n'amazi. Kugira ngo umenye nibura utanze nk'icyitegererezo cyiza, uko umuntu akaba ariye neza, uwafata ibinyampeke, mvuge wenda umuceri, agafata ibishyimbo, agashyiraho imboga, agashyiraho ubunyobwa, uwo munsi umubiri we waba ubonye indyo yuzuye. Ubu uvuga ngo uramutse ariye nk'ibiyiko bibiri by'ubunyobwa, cyangwa se wenda n'agasosi k'ubunyobwa, ubundi nubwo tutashyira ku biyiko, icyiza ni uko umuntu afata n'agapfunsi ke. Buri muntu wese agapfunsi ke apfunyitse, abifasha agapfunyika, aba abonye urugero rw'umubiri we. Akarya ibishyimbo biri ku muceri, ibishyimbo babitekanye n'imboga, cyangwa se imboga ziri ukwazo n'ibishyimbo biri ukwazo, umuceri bawutetse ukwazo. Iyo ndyo yawe ukayihuriza gutyo, umubiri wawe muri proteine uba wujuje ibyangombwa, mu myunyungugu uba wujuje ibyangombwa, mu mavitamine biba bihari, mu mavuta biba bihari, mu biryoherera biba bihari. Murakoze cyane. Reka twimuke tujye ku bindi mwatubwiye by'amarembo y'indwara. Ubwo abantu ngira ngo bari kumva ko umuntu ashobora kurya nabi kandi yifite, bitewe n'uko ahorera ikintu kimwe cyangwa se agahuza ibidahuzwa. Hariho ingingo yindi mwavuze yo guhangayika. Guhangayika turi mu isi. Muri Bibiliya niho Yesu yavuze muri Yohana ngo mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Umubabaro kubura ibyo umuntu arya, kubona abana, haba igihe
bagize ukagira n'ubutunzi bakabura ubwenge ugahangayika, haba igihe bagize ubwenge ukabura umutungo wo kubigisha ugahangayika, akazi wari uriho, haba igihe abize kukurusha baje kandi wowe bikaba utagikenewe unashaje ugahangayika kandi utaragera ku cyo wagezeho, haba igihe aho wari wizeye uzubakisha inzu yawe biba bitagikunze, ideni rya banki rikaba rirazamutse ugahangayika. Guhangayika sindi buvuga ko twabyirinda, ahubwo bifite urugero rungana iki muri ubu buzima, bidukoraho iki? Kuko bavuze ko bitera indwara, n'izihe ndwara bitera, bidukoraho iki? Rinagerageje kubivuga, ariko kandi muraza no kugera ku muti uko twabyirinda. ndagira ngo byonyine ubwabyo gusa guhangayika, icyo bita stress cyangwa se umunaniro w'indengakamere, ntabwo ukomoka mu byo umuntu ahura nabyo, ahubwo bikomoka mu ko umuntu yifata ahuye nabyo. Babo nta muntu n'umwe ku isi wabaho atagira ibimuhangayikishije, ariko ibyo bita gerera stress gusaba kubiyobora neza kugira ngo nibura byitagira, kugira ngo ubiyobore neza ni ukwemera kubana n'ibishoboka ku kanya, ibitari byashoboka ntubizane. Kwemera kubana n'ibishoboka ku kanya, ako kanya byonyine ubwabyo gusa ukavuga uti mpangayikishijwe n'ibintu 10 ariko ngiye gukora 2 kuko aribyo nshoboye none. Ibyo ndavuga nk'iki, ntabwo ari abantu benshi cyane bazi kumenya neza iryo banga. Bivuga ngo niba inzu utari wabona parcelle, utuje mu mutima, ahubwo wirukankire gushaka amafaranga azatuma ubona parcelle, ikibanza, ibyo kujya ugenda ureba inzu zuzuye ubiretse kuko wowe icyo ushaka ni ikibanza, ntabwo uragera ku umwana kuba ziga universite bubiretse ubwo ari muri maternelle, natekereza primaire, tekereza primaire uburetse gusimbuka ari docteur, witekereza ayo uzamutangirira muri kaminuza, tekereza ya primaire. Igihe utari warangiza doctora, buretse gushaka akazi kazaguhemba menshi, gutuje, bituma baba ngo igitera guhangayika ni ugufata inshingano nyinshi ugashyira mu gihe gito. Nicyo bita guhangayika, none ufata ibintu byinshi ukabishyira mu gihe gito, none ukabinanirwa bikaba byo bita problème no résolu, ibibazo bidakemutse, yarangiza ikaba ikibazo. Noneho kugira ngo uhangane nabyo, ndavuga kuri 3. Bwa mbere, byo kurya bigiye bigira vitamine B ya 6, ubwo navuga nk'urunyanya, nkavuga avoka, nkavuga ironji ariyo orange, nkavuga ingano, yarangiza nkavuga ubuki. Ibi ni ibyo kurya bishobora gutuma umuntu ashobora gukora icyo bita gérer stress. Noneho icyo ni kimwe. Avoka ibarirwa muri fruit bita anti stress. Abantu babirya zirwanya iminaniro no guhangayika, kajagari mu bwenge byacitse, ihubi ryamaze kuza, byo ngiro bwabyo gusa birabira. Noneho ngicyo ikintu cyiza, byo ngiro bwabyo gusa wakwibaza uti mbe none byangiriza he? Nari nagerageje ize ndwara bibango nko ku bantu b'igitsina gore, ahantu bya mbere kuko basanga ngo na caractère yo kurira, ahantu bya mbere bya guhangayika kwabo byangiriza ni muri thyroïde. Iyo byangirije muri thyroïde birongera bikajya kwangiriza kuko bita sirenare kabo, nyuma bikazangiriza nyababyeyi yabo. Abagabo bikunda kwangiriza umutima, bikangiriza mu bwonko. Uvuga ngo kuko bo ari bafite caractère analytique, bashobora kwangirika mu mutima cyangwa mu mutwe. Byo ngirwa gusa ntabwo bahuye rero. Abakiri bato byo ubwabyo gusa byangiriza ubwenge, abasanzwe ari abantu bakunda kuba barusabusa bakangirika mu cyicaro cy'ibitekerezo, none ukabona ashobora kuba bamwe bagira ibyo bita hallucination, yarangiza ukabona apfuye kurota bitari ngombwa cyangwa se kwibwira, yarangiza kwiyahura, yarangiza ngo kuko abantu benshi cyane bangirika binyuze mu guhangayika. Uvuze ibijyanye no guhangayika, muri iki gihe hariho indwara, igitekerezo kijya kibyara ikindi. Hari indwara ishingiye ku byo bita mu gifaransa bavuga ngo perdre l'espérance de vie, kuzimiza ibyiringiro byo kubaho. Aba bantu bari kuzimiza ibyiringiro byo kubaho, bakavuga bati twirire twinywere akugezeho nako ngako, byaba bihuye n'ibyo ngibyo, bati nta n'imyaka 100 nzarama, akabonye akarya ko ibimushobokeye agahita akora ibyo, mbese aza nk'uwataye umutwe, ariko bikaba bishingiye kuri uku kuzimiza ibyiringiro. Mbese muri Yesaya 22:10 ngo urababwira ngo
bakakubwira ngo nimureke twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. kuko ejo tuzapfa. Oya ni bibi. Ni bibi. Ubundi mu isi ibyiza bizwi neza ni ukurya no kwambara. Icyo ni kimwe. Kabiri, umunsi umuntu amara ku isi ni umwe. Uwo umwe nawo ugizwe n'umunota umwe uko umutima utera, wohereza amaraso n'uko yakira ni umunota umwe. Ibyo kwiri gutondekanya imyaka myinshi imbere yawe, ukwiriye gutondekanya uteganya. Yibyo bizakubesha aho warwaye, warwaje, wakennye, wavuye ku kazi ugateganya. Ariko muri ubuzima bwa none ibyo kwibwira ngo ni wowe uzagerayo, ukwiriye kumenya neza ko hari igihe ibyawe bizahasigara wowe utariho. Icyo mbese ugatuza mu bwenge, abawe bagasigara baguwe neza. Uti kubera iki? Nuko nawe wenda nk'umwana ari mu bukonde bwa sasate kiriho, utwo atunze n'utwo afite n'ishuri yize n'ibyo se yari yarashatse, nawe ashobora kuzabisiga undi akabijyamo. Ni bibi kwibwira ko uzabyimukana cyangwa ko bizagutanga gushira cyangwa kuzapfa ukabisiga ngo ubugiye kurya. Hari igihe warya wibwira ngo utazabisiga, noneho ukazabimara ukiriho. Ibyiza no kugira ubwenge aho kugira ngo uzaca inshuro nyuma kandi warigeze ubigira. Ibyiza no kubisiga. Murakoze cyane. Ku ngingo mwatubwiye zijyaniranye n'amarembo y'indwara zicamo, harimo ingingo nyinshi cyane mwagiye muvuga, yenda muraza no kuzisubiramo igihe nikitwemerera. Harimo nanone ingeso mbi. Izi ngingo ni nyinshi, ariko ku ngeso mbi abantu bagira ingeso mbi. Hari ingeso mbi zo tuzi, ariko kandi ingeso mbi zose zitera indwara. Ese ni izihe ngeso by'umwihariko zaba zitera indwara kurusha izindi? Ingeso yose yamaze kwitwa icyo bita mbi yatera indwara. Abantu benshi cyane ibyo bita ingeso mbi zitera indwara ni icyaho gifatika. Bavuze ngo umuntu ni umusambanyi, bavuze ngo ni umujura, ariko no kubeshya, no gusuzugura, no kwangana, n'umujinya, byose byatera indwara. Uti kubera iki? Nk'umujinya ushobora gutuma amaraso y'umuntu ahora akonje, noneho ntajya agera mu mutwe bihagije, yarangiza bigatuma umuntu arwara. Nk'amahane yatuma amahoro ashyushye cyane, amaraso ahora ashyushye cyane, amagufa akaba umweru. Ushobora kwicara utongana, igifu kikuzurindurwa nyinshi, yarangiza ukagwara igifu. Hari igifu giterwa n'umwijenya n'umujinya, bayita estomac nerve. Noneho ariko cyakizwa n'ibyishimo. Ushobora guhemuka ko kubeshyera umuntu, wamara kubeshyera umuntu bikamugeraho, byamugeraho ukazagira icyo bita remoro, regret. Noneho uko muhuye ukiciraho iteka, uko muhuye ukiciraho iteka. Wamunyuraho yaseka tubwo nijye bavuze, wahura n'inshuti yatubwo nawe yaramubwiye, noneho bikazatera indwara. Nta ngeso mbi rero itatera indwara. Murakoze cyane. Mu ngingo mwavuze nanone mwavuzemo ijyaniranye no guhora umuntu yicaye, ariko muvugamo ibijyaniranye n'ubunebwe n'ubusaza no gufungwa aho buri hamwe. Icyo koze aho abantu bafungirwa bagerageza no kuhashyira ibibuga by'umupira, aho bashobora gukina yenda kugira ngo za ntege zirushaho kurambuka. Ariko nkavuga nti se guhora kw'abantu bicaye ko akazi kabaye ko kwicara, utwara imodoka wicaye, ukarya wicaye, ugakora akazi mu biro wicaye, ni izihe ndwara zivamo? Ndagira ngo ku bantu babizi, umuganga wacu wa mbere yitwa Muvuma. Umuganga wacu wa mbere ni ukwinyagambura. Noneho abaganga dufite bakuru ngo ni amaguru yombi, no de médecin muri Croquera vie. Noneho iyo umuntu akoresha amaboko aba afite amahirwe. Iyo wunamye uba uvuye urutega umugongo, wahengama ukaba urambuye amara, wakurura ukaba uvuye imitsi, wagenda ukaba ukomeje amagufa, wagira impumu akaba ari igihaha cyagutse. Ibyo bintu byose byitwa kwinyagambura, bituma imyanda y'umuntu iri mu maraso, imibiri yashaje, amaraso yashaje, amagufa yashaje, imihore yashaje, iyo myanda yose isohoka hanze bitewe n'ibyuya, bitewe no guhumeka, bitewe n'impumu nyinshi. Bituma iyo uhora wicaye rero amagufa asazira hamwe, imihore igahina amarara, imitsi ikaba mito, ibihaha bikananirwa kwipompa, umutima ugaterera hasi bitewe nuko umubiri wanze. Niyo mpamvu bitera indwara. Murakoze cyane. Mu
bindi mwavuze yenda tugana naho tugiye kuza guhinira mu kanya katarambiranye, mwavuzemo n'ibijyaniranye no gukora cyane. Turi muri iyi minsi dutunzwe no gukora cyane, aho umuntu akora kugira ngo icyo ageraho azagire n'icyo asigira umwandu we. None ni gute umuntu yakora akaringaniza, cyangwa se byitwa gukora cyane iyo umuntu yakoze ate? Bibiliya hari aho yavuze yo inabicira amarenga, iravuga ngo ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Birasanzwe. Hariho abantu benshi cyane bakora batariye, akagenda ntakayasomye, yajya gutaha akarya ahagaze mu mutima, yajya gutaha aguye agacuho nijoro, yarangiza akarya ibyo kurya bitagenewe nijoro. Noneho umubiri we ugasonza kandi akora cyane. Noneho icyo ni kimwe. Hari abandi bo barya indyo ikennye bakayihorera buri gihe bitewe no guhora ku kazi. Ati munzanire agacapati n'amata, munzanire icyayi n'agakati, agahora muri iyo ndyo imwe gusa, yarangiza nabwo akarya nabi bitewe n'akazi kenshi. Hari abandi bo ahubwo nabi ibyo batabibona, agakora akarindagira nimugoroba, akaba nubwo yibagirwa ko atariye. Yarangiza bibaho bimeze bityo. Ariko witwa André de la Sey ari kwandika igitabo cyitwa rya kugira ngo ukire, yaranditse ngo kumenya kwita kuri moteri y'imodoka yawe ukayoberwa kwita ku mutima n'umubiri byawe ngo byaba ari ubuswa. Kumenya kwita kuri moteri y'imodoka yawe, mbese mu gitondo umuntu abyuka ati mwatsi iyo modoka mwumve murebe ku mapine ko harimo umwuka, ariko mu mapine ye ntarebe, mu mutima we ntarebe, ubwo akaba yagize ubuswa. Noneho igishoro kimwe rukumbi dufite ni umubiri wacu. Ibyo uyu witwa André de la Sey we yavuze byinshi cyane, aho navuga ko yavuze ngo umwuka duhumeka ukwiriye guhumekwa neza. Ati kugira ngo nibura tukamenya neza ko hirya yo guhumeka tuba dukeneye kurya no guhumeka byose bifite agaciro. Ntiyagarukiye gusa, yaravuze ati imirire yacu irakenewe cyane kugira ngo tubone amagara mazima, kuko icyambere kidutera kurya ni ugushaka amagara mazima. Ntabwo ari ukurya ngo duhage, ahubwo ni ukurya ngo tubone amagara mazima. Ngo kurya ugahaga ugahaza umubiri byaba ari bwo buryo bwiza bwo gufata neza karibira y'umubiri wacu, yarangiza tukamererwa neza. Yakoresheje ijambo ngo ishyaka ryacu ryose rikwiriye kugira ngo niba dushaka kuramya igihe kirekire dukwiriye kugira umubiri umerewe neza. Niba dushaka umubiri umerewe neza dukwiriye kugira amagara mazima. Niba dushaka kugira amagara mazima tugomba kuba duteye neza, kandi niba dushaka guhora duteye neza tugomba guhora twishimye. Aravuga ati ni ukuri ngiryo ishyaka rikwiriye. Ishyaka umuntu yagira ngo umubiri we mwiza, mu mutima habe heza, birakenewe cyane. Noneho yakoresheje ijambo ngo kugira ngo ububayeho ubuzima bwiza ukwiriye kurya neza. Icyo yakoresheje ngo vivre mieux et plus longtemps à manger mieux. Aravuze ngo kubaho neza kandi ukarama bisaba kurya neza. Birakenewe. Icya kabiri bakoresheje mu ijambo bavuga ngo dukwiriye kuba abantu bazi kwirinda kuruta kwivuza. Kwirinda kuruta kwivuza. Mbese aho kumenya ibitaro n'abaganga beza, umuntu akwiriye kumenya ibirinda indwara, ibirinda umubiri indwara neza. Ibirinda amagufa, ibirinda ubwonko. Noneho akantu gato cyane yaherukijeho, yaravuze ngo gufata neza umubiri wawe nibwo buryo bwiza bwa kumenya neza ko uzi kurinda amagara yawe, kandi niho washobora ngo bikwiriye kwitabwaho kuruta kubahiriza igihe. Murakoze cyane ku bw'inama nziza muduhaye, aho twarebaga ngo indwara ziva he, twabonye amarembo 11. Akaba rero muri aya marembo twabonye dukwiriye kuyakinga, kandi tugahagarara neza kugira ngo turamire ubuzima bwacu ndetse n'abadukomokaho. Sinaho gusa tugirire imiryango yacu, abavandimwe bacu akamaro, n'igihugu ndetse n'isi yose muri rusange. Reka rero tubashimire, ariko kandi ubwo tuganye ku musozo twongere twiragize Imana nko twatangiye dusenga. Murakoze. Data wa twese turagushimye, komeza ubane na buri wese wateze amatwi, duhe ubwenge bumenya kwita ku mubiri wacu, inama zawe nziza zitubere bose neza, tubishimire izina ryawe. Amen. Uzibikwiriye kuri buri wese utwumva, natwe ubwacu ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Amen.